Ndagusuje cyane witaga paseri cyangwa se bishop ndetse na madamu we amashusho y'ubwambure bw'abandi yabakozeho ndetse birangira babatayemo ibyo benshi bakunze kwita guta mu mvuto. Kicukiro Bishop Aremana asaba igifungo cy'imyaka 7 mu gihe umugore asaba igifungo cy'imyaka 3. Iyi nkuru ikaba yaritegejwe n'abantu batari bake mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mujyi wa Kigali urubanza rw'amajambo Aremana uzwi nka Bishop wayoboraga Zarafati Holy Church rukomeje gukura amaso ya benshi. Urubanza rugaragaramo ibintu byinshi bikomeye birimo amafaranga, imibanire y'abantu n'ibirego bikomeye byagejejwe mu nkiko. Kuwa kabiri uyu mugabo yaburanye n'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho ubushinjacyaha bwamugaragaje nk'uwakoze ibyaha bitandukanye busaba ko yahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Bikandi byongera ku mugore we nawe uregwa hamwe nawe aho yasabiwe igifungo cy'imyaka 3 gusa. Icyagaragaye muri rubanza no kurwabaye mu ruhame bitandukanye n'ibyabanje byari byibanze ku ifungwa ndetse n'ifungurwa ry'agateganyo. Ibi kandi byatumye abantu benshi barushaho gukurikirana neza ibivugirwa mu rukiko, buri ruhande rugaragaza uko rubona ukuri. Mu byo Bishop Aremana ashinzwa harimo kuyisha ikintu cyunda hakoreshejwe uburiganya, gukangisha, gusebanya ndetse no kwirakwiriza amafoto y'imikoreshereze y'ibitsina. Ibi ni ibyaha kandi biremereye mu mategeko kandi iyo byemejwe n'urukiko bishobora gutuma uregwanishwa ibihano bikomeye cyane. Gusa igitangaje no kwa Murezwe agaragaza inkuru itandukanye niyo uregwa avuga ko yahuye na Bishop Aremana amwizeza ko azamufasha gukira indwara yo kuva binyuze mu gusenga. Kubera rero kwizera ya magambo ngo yemeye gutanga amafaranga na miliyoni 10 y'amafaranga y'u Rwanda ayishyura yizeye ko azabona ubufasha. Ariko nkuko bivuga ngo ayo mafaranga yaragiye ariko ibyo asezeranyijwe ntiyigeze abibona cyangwa se ntabwo byigeze bikorwa. Aha niho rero ubushinjacyaha buhera bavuga ko habaye uburiganya kuko amafaranga yakiriwe ariko serivisi asezeranyijwe akaba atarayihawe. Ku ruhande rwa Bishop Aremana we ashimangira ko ibyo aregwa nta shingiro bifite. Mu kwiregura kwe yavuze ko uwo mugore ari wamwegereye amusaba ko baryamana ariko akabyanga. Yongeye ko kandi uwo mugore amwohereje ifoto y'igitsina cye agamije kumwereka uko giteye. Gusa igitangaje ngacyo Bishop yavuze cyateye benshi kwibaza nuko ngo iyo foto yayihaye umugore we kugira ngo amenye neza uwo muntu kuko bari basanzwe ari inshuti. Aha niho rero avuga ko ikibazo cyatangiye gufata indi ntera kuko uwo mugore atishimiye uko ibintu byagenze agatangira kubatera ubwoba. Umugura Bishop nawe yatanze ubuhamya bwe agaragaza ko amaze kubona iyo foto yisubije nyirayo amusaba ibisobanuro. Nyuma rero yuko umugura Bishop amushubije iyo foto ngo umugura atangiye kubatera ubwo bavuga ko zanabafungisha. Ibyo byose rero byatumye urubanza rufata indi ntera aho buri ruhande ruvuga inkuru itandukanye n'urundi. Ku ruhande rumwe haruvuga ko yambuwe amafaranga mu buryo bw'uburiganya, ku rundi akaba ruvuga ko ari umugambi wo kumusebya no gusenya urugo rwe. Iyo rero usesenguye neza iyi nkuru ubona ko itari gusa ku kibazo cy'amategeko ahubwo irimo n'ibibazo byimbitse by'imibanire y'abantu. Ukwizera nuko abantu bashobora kwinjira mu bibazo bitewe n'ibyo bemeye cyangwa se ibyo banze. Ubushinjacyaha kandi bwo bwagaragaje ko hari ibimenyetso bihagije byemeza ko Bishop Aremana yakoze ibyaha aregwa, bityo bukabasaba ko yahanishwa igifungo cy'imyaka 7 bitewe nuko ibyavugwaho byiyongereye cyane. Ni mu gihe kandi umugura Bishop wasabirwa igifungo cy'imyaka 3 gusa. Ku rundi ruhande ariko abunganira Bishop Aremana mu mategeko basaba ko yagirwa umwere, bavuga ko ibyaregwa byose nta shingiro bifite kandi ko nta bimenyetso bifatika byatanzwe. Kuri ubu ngubu icyemezo cy'urukiko nicyo gitegerejwe na benshi, kikaba kizatangazwa kuri tariki 14 Gicurasi 2026 saa 9 zuzuye. Nicyo rero kizagena niba ibyo ushinjwa avuga bifite ishingiro cyangwa se niba ibyo uregwa yiregura ari byo by'ukuri kurusha ibindi. Iyo rero utekereje kuri iyi nkuru hagaragaramo isomo rikomeye ku bantu benshi cyane cyane kubijyanye no kwizera abantu ndetse n'ibyo basezerana. Hari igihe abantu bashobora kwizera cyane amagambo bakabura gushishoza nk'ibyo uyu mugore yakorewe bikabaviramo gutakaza byinshi nk'amafaranga ndetse n'ibindi. Nanone kandi iyi nkuru igaragaza ko amakimbirane ashobora gufata indi ntera cyane cyane iyo harimo amarangamutima menshi, amafaranga n'icyizere cy'abantu. Iyo rero ibyo byose byivanze akenshi bishobora kuva muri ibibazo bishobora kugira no mu nkiko. Mu muryango nyarwanda n'ahandi hose ibibazo nk'ibi bikomeje kugaragara bigaragaza ko hakenewe ubushobozi mu mibanire y'abantu cyane cyane mu bijyanye n'amafaranga n'ibyo abantu bemeranya. Nganye ngo kureka dutegereze icyo bazatangaza kuri tariki 14 Gicurasi 2026 saa 9 zuzuye. Ibizakurikirana muri rubanza rwa Bishop tuzabibabwira kandi tuzabibabwira mu buryo bwuzuye. Nakagaruka rero nge nacyari Mwenyabari Obedi naye ngiyi ni Obi Time News. Obi Time News.